ndi kuri burigade ntabwo ati ndafunze ariko nizere ko urugo rwacu rumeze neza. Niryo jambo namubwiye. Wabaye positive bingana gutyo? Arambwira ati sawa. Ndaje ndongera ndanamubwira ati ngewe kandi ntuze kugira ikibazo. Iryo jambo niryo namubwiye bwo ndashaka gusanga ari nacyo akunda kurushaho cyangwa n'ibindi akunda. Naramubwiye ngo ntiduze gukora amakosa kugira ngo ufungurwe vuba ariko urugo rwanjye ndutakaje. Niba shaka wagira ngo mfungurwe nonaha urugo rwanjye ruhubangane nafunga imyaka 5 nkazarusanga. Umuntu wa mbere wanwaje umusaraba ni Bishop. Kandi ari we umusaraba rero ibuka Yezu bakubita bashorera bamubwira bati tugiye. Impamvu nuko umusaraba nanjye nari nkwikoreye. Twanyuze mu kintu kimwe ku buryo ngiye ndavuga nge. Izindi analize z'uko ari uko yari hari ngiye nuko mbizwa ari we wa mbere wawuntwaje afite uko yawuntwaje ku buryo uburemere bw'umusaraba ntabwumvise. Ndashimira umugabo wanjye ngewe ndamushimira. Iyo wamvugishaga uri kunkomeza hari igihe numvaga nta wundi muntu nshaka kuririra. None nkumva umuntu mfite kuririra yakaba yari we. Natekereza ibiharimo nkavuga uratekereza uragenda ujye kuririra uriya muntu. Rero igihe yabaga yambaye izo mbaraga narariraga nka Maximize. Narangiza nkamusaba imbabazi nkamubwira sorry. Numvaga nta wundi muntu naririra. Urabizi ko nta wundi ndi bubwire. Izo mbaraga yambaye ntabwo nzigera nzibagirwa. Narabimubwiye. Anita arimo arashimira umugabo warakoze mwarakoze mwatubaye hafi mwanze ko kandi benshi batekereza ko wafungisha umugabo. Ari nayo mpamvu babwira agafaranga bati n'abamusuraga akagera agafata umwanzuro ko batazagaruka. Bazaga bamubwira bati umugore agukoze ariko humura nutaha tuzafata umwanzuro muzi. Bivuze ngo nutaha ntabwo dushaka kuzasubirana nawe. Ariko mwe muri kutubwira indi nkuru. Turi kubabwira indi nkuru. Igira igisubizo ntabwo ndi bukibaza umugabo. Ndashaka kubwira yuko mu nyubako yitwa GF Plaza ruguru neza ya Tedemiri hari VVT Curtains, niho honyine mu Rwanda wabona amarido agezweho avi Burayi no muri Aziya. Hagere gusa wihahire. Si amarido gusa, bafite n'amashuka ya originali, bed covers nabyo bivi Burayi, bafite swime nziza cyane, imikenyero ku badamu n'abakobwa, ku bagene noneho. Nababwira yuko ahantu ari umwihariko, ni handi ugurira amarido n'amashuka ugasanga ni umwihariko wawe wenyine, nta wundi muntu wabisangana hano i Kigali. Yes, reka nguzuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza hari bitagenda mu buzima bwawe, ndagukomeza nkubwira yuko ubuzima tubamo, isi tubamo bibaho, hari ibihe byiza hakaba n'ibihe bibi, niko isi imeze, nta nicyo wakora ngo bihinduke. Nibwo buzima. Niba bitameze neza, niba utsikamiwe wikomeze wumve yuko bigomba kugenda neza. Kubera Imana twicaye kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu, ahantu heza cyane, ndi kumwe nanone n'abantu beza cyane. Mu bikorwa tugiye kubagaragariza uyu muryango wakoze bikubiye mu gihangano kimwe cyitwa Umusaraba. Hari n'amashusho bafatiye kuri iyi hoteli, niyo mashusho meza ari muri iyo video, muze kujyaho murebe. Ukandeho urebe iyi video uvuga uti ko bavuze ko ari amashusho meza cyane arimo bimeze bite. Uwo ni ngewe, ntago ari director w'indirimbo narimba beshye. Video ni nziza cyane, nishima kukwakira Bishop Gafaranga. Urakoze cyane Sabe. Umeze neza? Ndashima Imana. Kubera kishimira Imana. Nuko ari umugenga wa byose. Niyo mpamvu ushimira Imana? Niwe mugenga wa byose. Umugenga wa byose nyine bivuga ngo ni byose. Turayishimira rero muri byose. Mu byiza no mu bibi. Yego. Ubu muri gereza wayishimiraga? Utayishimiye wakora iki? Hehe no kongera kuyoba mu rugendo isi kataje mu rw'ikoranabuhanga, kuko Golden K Technology ariyo nzira yizewe y'ubuzima bw'ikoranabuhanga. Uhasanga laptops z'ubwoko bwose, telefoni zigezweho, accessories za mudasobwa na telephones, JBL speakers, amatara wakwifashisha ufata amafoto yaba ya cameras cyangwa ya telephones. Ibi hamwe n'ibindi byose babitanga ku giciro cyiza. Ngaho dusange mu mujyi kwa Makuzamo imbere kuri ground floor, cyangwa uduhamagare kuri 0788307150. Golden K Technology, way to digital life.
nishimiye kwakira umunyarwandakazi, umuhanga, umuramyi. Nakundaga ijwi rye kuva kera cyane, yitwa Annette Murava. Ni umuramyi mukunda, umuhanga cyane mu kuririmba. Iyo umutunguye mu buryo bwa live, uyu munsi afite amakara ka gripe ariko ntago ari buducika. Nari maze igihe kinini ntamuganiriza, twahuraga mu buzima bisanzwe, ariko uyu munsi ubwo turi kumwe nawe twereka abanyarwanda, twereka abakunda umuziki wa gospel, indirimbo yitwa Umusaraba, ntago ari buducika. Annette, wambaye neza cyane. Murakoze. Wambaye neza cyane. Murakoze Sabin. Wambaye neza cyane Annette. Thank you. Arangije akantu kagurike. Biragenda? Biragenda. Umeze neza? Ndashima Imana. Kubera ko ishimira Imana? Ndashima Imana kuko ari Imana. Imana iyo ariyo nkwiye guhora nyishima, ari nacyo mbereyeho. Imana? Kuko ari Imana. Kuko ari Imana. Haracyagibuze se kuba Imana? Ntacyo. Ni nayo mpamvu nanjye nakwiriye kureka kwishima uko byagenda kose. Yego. Famiye mumeze neza. Iyo mvuze famiye umva n'urubyaro rugomba kuba rurimo, ntabwo ari mwebwe gusa. Tumeze neza. Imana iraturinze. Yego. Bishop Gafaranga, bicanye na Annette, ndabona utishimye ushaka ariko sinzi kwishima uba ushaka kuvuga. Kwishima reba nk'ukuntu Annette smile arimo araseka. Hari igihe mvuga navuga nk'amakongereza ngo ntabwo nizi ibyo bintu wibivuga. Ntacyo, ukuntu Annette arimo araseka. Bo ni byiza. Uke, donc turashaka uke. Okay. Ariko ndakeka ko urabizi neza iki gutuma ntacyo. Nawe urakiza, urabizi ko nagusabye amazi yo kunywa, wayampaye Sabe. Nese ngiye nkora muri hoteli. Ariko uri muri hoteli. Nawe uyirimo. Noneho by'akarusho uri kumwe n'urubavu. Uransaba iki wa mugabo? Ariko urabona ko natangiye kumwenyura. Urabona ko bitangiye kuza. No kuba mwenyura. Yego. Akoze cyane. Uyu muryango rero, Bishop Gafaranga na Annette Murava bahuriye mu gihangano, reka mpere aho ngaho, cyitwa Umusaraba. Nkurikije agatiza twabonye mbere n'amafoto yagiye hanze, nkeka ko ari igihangano gifite icyo gisobanuye kandi gikomeye ku buzima bwanyu, by'umwihariko kuri Annette Murava nk'umuramyi wari usanzwe ubikora mbere. Gafaranga ataratangira kujya mu ndirimbo. Ngira ngo watangiye kujya mu ndirimbo ari uko Annette aje mu buzima bwawe. Ndabeshya? Urabeshya ariko bitari cyane. Ngaho mbwira. Kuko ngira igihe wagiye mu ndirimbo unyine kuririmba. Yewe ntangira kuririmba, ahubwo nibyo gukuruma ngewe n'ubundi nahujwe na Murava n'umuziki wanjye nari ngiye gukora muri studio. Bivuga ngo rero natekereje umuziki ntarahura na Murava. Wajyaga mu ndirimbo se mbere? Cyangwa yaje mu buzima bwawe ujya no mu ndirimbo? Oya, yewe ahubwo twahuriye mu ndirimbo yanjye mbere yuko aza mu buzima bwanjye. Sinzi nimba uri kubona. Ubwo niki cyaje mbere rero Annette? Yatekereje gukora indirimbo, noneho duhura muri ako kazi, njye nari ngiye kumukorera. Ubwo nari ngiye kumubakinga. Ariko no kuvuga ngo utarajya mu buzima bwe, hari indirimbo imwe yakoze mbere. Yitubwire. Yesu Pirate. Indirimbo nayikoranye n'umugabo bita Marite Mugisha. Indirimbo wakoze yitwa Yesu Pirate. Ngaho nawe nyumvira uwo murami. Umva unashaka kugera rero. N'ubundi rero bavuga ngo n'undi Yesu Pirate aze gusubira batwiyerekera. Giye naririmbye wa wundi nyine batwereka ababambwe. Mwe badukangisha. Uriya mugira mu wambaye, uriya mugira mu uzabaze. Nibyo. Uyu nambaye uzareba ishusho ye, rega niko nyine Ane mvana misha kure nyikwerekanye reka ishusho ari kubwira abantu. Uwo muntu uri kuri wa kana wabambwe ntago ari Yesu, ni wa muntu. Ane nyizana yerekana uyu muntu avuga. Muzane yimpenye ibereke, uwo nguwo arazwi, ni wa wundi bajya bagerageza gukereya bagamushyira ku mikufe mwambara, niwe bajya bashyira mu nzu, niwe bashyira ku mashapure. Akenshi ishusho ye isa nk'uriya mugabo waba uriya wakinnye filime. Nibyo uwo nguwo uri kuvuga ngo ejo bundi yashatse gukina filime z'ubusambanyi ngo wamuha amafaranga menshi. Reka Nyamurava nkurikije amagambo wavuze ntabwo nakwizera. Zana hano. Reka ndebe. Ayese zana hano. Yesu iyi shapure yiherekeza wese. Ngaho twereke neza shere, murabona kirera ari, murabona ko ari zahabu. Oya twereke uwo Yesu uvuga ngo wo muri filime. Dore wari ugacuritse, dore nguyu muzumingi, uyu nguyu uyu ureba uko umuntu anembwira urimo urareba iyo shusho avuga cyane. Dore nguyu umugabo
wambaye akantu k'akabindo niko nyine bamukoze muri zawe bakajyageza ariko bagire arabambye dore nguyu none se suriya uyu ntabwo ari Yesu wa nyawe uyu muntu ubu ngubu muhuye wamumenya uri kuri uwo musaraba ubuki umushushanya nyine uyu wamumenye nyine ntabwo nyine no ko tuzanahura kuziza kadahindura amateka mu by'ukuri ishapure yanjye yiciye amazi oya ntabwo nyine nawe urabizi ariko ko impamvu yambaye ariko ari zahabu ngaho nawe nyumvira iyi ngiyi ishema yambaye se ishema se ko ari amasara asanzwe nibwo bushobozi ufite ngaho nawe nyumvira Gafara Yezu akuyobore hinduke ariko utari uwo ndavuze Yezu akuyobore uhinduke ariko atari uwo mu izina rya ariko atari uwo nawe urabizi hari umushugurikana Gafara marese twivuga indirimbo ya Annette koko nta kibazo Ane umva hano ashaka kugera mvuga ibyo bya Gafaranga ajya mu ndirimbo nashaka ko dutangira iki kiganiro Annette adufasha mu isengesho ariko mu buryo bwo kuririmba mu buryo butoya cyane hanyuma ikiganiro kize neza indirimbo yagufashije mu gitondo indirimbo ikurimo nonaha indirimbo wumva twatura Imana indirimbo wumva benshi bari buyirebe cyangwa bari burebe iki kiganiro bari buyigendemo neza turamye Imana haleluya amen ndimaniruri imitima n'uwo musozi muremure ubona utabasha kuva uri ndimanibasha kuwimura dore ngaruye n'ibyariwe n'inzige isezerano ryanjye ntirihera ubu nazanywe no kukurengera mwana wanjye tuza ndakwibutse ayo marira nako gahinda zirikana ko mbibona sinagutaye sinakwibagiwe zirikana ko ngukunda hari imbaraga muri wowe zikiza imitima ishenjaguwe zigakiza n'indwara zose zikirukana imyuka mibi mwuka wera kora mwuka wera kora amen amen arakoze Annette Murava umuntu ukunda Annette Murava byihariye umuntu ufashwa n'indirimbo ze umuntu ukunda uyu muryango umuntu ukunda Bishop Gafaranga ukaba waragize ijambo rimwe mu byo yavuze mu buzima bwe rigufasha rikwinjira rimanura cyangwa se ryururutse umutima wawe mu gihe wumva bikomeye ukande kuri link iri hano hasi ubundi uze kunshimira hanyuma umuhe igitekerezo umubwire uti turaryohewe cyangwa se dukorera indi meze gutya kuko indirimbo irimo ubutumwa irimo ubuhamya irimo amagambo meza yadufasha mu buzima bwacu bwa gikristo nk'abana b'Imana ikiganiro gitangirira indirimbo yitwa Umusaraba Bishop ninde wazanye inyito y'indirimbo ntabwo naza kuvuga ngo n'uyu cyangwa n'uyu kuko iriya ndirimbo imeze nk'aho ni byiza ni byiza kuyivugaho kugira ngo burya nawe usanga ibigeragezo n'umugani ni rusange ntabwo ari iby'umuntu umwe ariko ntabwo ari ubuzima bwanjye gusa yari ngewe na Murava ni indirimbo ntekereza ko itigeze itugora ahubwo yaratuvunnye kubera buryo biri muri ntiyabagoye yarabavunnye kutuvuna mvuga
buryo uzarebe uri kuvuga igisebe cy'undi muntu urakivuga ukumva birababaje ariko biri kuvuga ku cyawe kikuriho so barimo baragikanda wumva uburyo bijyana rero iriya ndirimbo yari indirimbo kuko ahubwo kugira ngo bitworore kuko twari dufite n'andi magambo akakaye kurenza ariya bitewe n'ibihe twari tunyuzemo ahubwo twageragezaga uburyo turi buze kubyoroshya kugira ngo itaza kuba nk'aho yabaye inkuru ahubwo ize kuba ijambo ry'Imana cyangwa se ize kubihumuriza twebwe kuko twebwe twari dukeneye n'ihumure kurusha undi muntu focus yacu twari kugira ngo natwe ubwacu tugire twihumurize tubone ihumure ku buryo nganga kare muhana ngo karaza amasinde twagiraga ngo twihumurize akimana kaza imvura ihise yego ane turamufasha nibyo yego so bivuga ngo rero byagiye bitworohera kubihurizamo ndagiye ko twari turi kwa Marite tubitangira byari bituri twambere twahagurutse mu rugo deja tutagize ibintu twandika kuko twari twuzuye ibintu byinshi ubwo tugezeho tukagenda tubihuza bivuga ngo yazanaga kimwe nkazana ikindi gutyo twayubatse n'igihe kitari gito Ane waroretse gusohora indirimbo yitwa ku musozi n'atari ndinde habanje ndinde hakurikiraho ku musozi hakurikiraho ndinde mu by'ukuri wari umaze iminsi wandika usohora indirimbo tukubona nubwo bitari byoroshye bihe wari urimo ariko umusaraba ijya gusohoka ibyo ari byose benshi muri twebwe babibonye aba bakurikira ku mbuga nkoranyambaga twatekereje yuko uko byagenda kose harimo tushe y'agafaranga cyane kuruta uko habamo Annette uwo ni ngewe ntabwo nzi ukuri Gafara nkeka ko ushobora kurandika indirimbo mu buryo bw'ibitekerezo cyangwa se n'ugafata n'ikaramu kayandika niba ntibeshye iyi ngiyi umusaraba niyo turi kuvuga ubundi urabona inzigira abafundi n'abayede benshi akajyana enjeniyeri ushobora gusanga ukuntu uvuga iyo cyaranye na Annette ushobora gusanga hari utuntu twashize uzi yari wenyine ukuntu aba yambambye ushobora gusanga rero nari nka enjeniyeri ngo nari ifite ibintu shyiraho nivo reba niba yanongeramo nawe urumva ko harangiye akenshi njye na Murava dufite ukuntu turi gukora indirimbo akenshi njye ubusanga ndi mu mubiri cyane ariko bakanyegereza kunyereka ko ari mu mwuka yemo nkubita ibintu byo mu mubiri ubundi asigaye akabisesenguza umwuka bimwe akabishyira ku ruhande ibindi akabyongeramo yego ane urakora ishime rwose ariko urebye nyine ntabwo navuga ngo twese twaravunitse kugira ngo ibashe kunoga kuriya ni igitekerezo cyande mu bijyanye n'umwuka ni cy'Imana ni cyawe ni cyanete ikintu ngewe ntekerezaho akenshi tujya twibeshya tukabona ibintu akenshi ariko ndavuga mu mitekerereze yacu ushatse umugore mwiza abantu bavuga yuko yahiriwe n'Imana ushatse umugore bakabana neza mu mahoro bagasaza bavuga yuko ari Imana yahabaye uwo byanze babyita shitani ukoze business akunguka bavuga yuko Imana yahabaye Imana kiyirimo ukoze business igahomba bamwita ko shitani atari Imana nta Mana ijya mu bintu bihomba ariko njyewe ukuntu mbitekereza ntekereza ko buri kintu cyose kiba kiri mu kuboko kw'Imana n'ubushake bwayo uko njyewe nemeza neza ko nkoresha iri jambo nyambona twirirwa turwana n'umwanzi tutazi kuko hari amagambo naje gusanga y'umwaka tubaho ataravuzwe na shitani yavuzwe n'Imana ariko akenshi iyo byatugezeho iyo turi gukubita cyangwa turi kwamagana ntitwamagana Imana yayivugiye twamagana shitani kandi ayo magambo yaravuzwe n'Imana ubwo ni nkirihe yaravuze ngo wasi we ugushijwe n'ishyano ugushije ishyano ubwo wari umanukiweho ikibi aribwo Satani yari amanutse ikindi Imana yo nivugiye ngo wa mugore we kwifuza kwawe guherereye ku mugabo ikindi wa mugabo we uzajya urya wiyishe akuye ntago aya magambo ari shitani wayavuze kandi ayo magambo kurya wiyishe akuye menya ko ari ukujya mu cyobo cya metero burya ari nkunda kubwira abantu nubona umugabo ari mu mwobo wa metero 20 ari gucukura ntuzagira ngo afite umutima ukomeye ahubwo nukubura uko agira nubona umuntu atwaye ho saa sita z'ijoro imuruca ibiro atabona imbere imvura igwa atahagarara avuga ati kugira ngo mverise boss ndakomeza ngende ntuzagira ngo ni umushoferi w'umuhanga ahubwo nukubura ukagira bivuga ngo rero muri aka kanya ndatekereza neza nashidikanya ko
ni ukuvuga ngo iyo umuntu yapfushije agombye kubibwira Imana, yego, akayishimira ko ari yabikoze kuko yari yazanye urupfu. Yego, niyo yaruzanye cyangwa bashaka kubiha indi nyito, yaremye kubaho irema no gupfa kwawe, bashaka kubiha indi nyito, ariko mu by'ukuri buri bintu byose tubona ku isi byose Imana ibifiteho ububasha. Nimba ari Imana ibifiteho ububasha, kuba wagize ibyago ukabona mwene undi ari ibinyankunda, ariko uzi hano hari ahantu ejo bundi habaye agisida, kuvangura abantu birananirana kubera ko baracika nyine, imodoka yaragonze baracikagurika cyane, ukajya usanga ukuguru k'umugore kwivanze n'uk'umugabo, uwo mutwe wivanze nyine byivangavanze, byaragoranye. Iyo ibyo urimo urabibona akenshi ushobora kwita ubibonamo shitani, ariko njye ntabwo ari uko mbyemera, kuko ntabwo shitani afite ububasha burenze ubw'Imana. Hari impamvu bibaye, niyo mpamvu nyankunda ubundi ikintu wambazaga kugira ngo utaza kugira ngo nakibagiwe, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo akenshi iyo Imana iri gukora ikintu ku muntu kiba gifite indi nyungu. Ndavuga ngo iyi ndirimbo iri mu mugambi w'Imana, kuko uko byagenda kose sinari bubashe kuyihimba, nicyo nashaka kugira ngo ngereho. Nta nubwo twari bubashe kuyisobanukirwa, niyo twari kwicara gute tukaba abahanzi gute, byari bugorane. Hari ibyo bari kutubwira ntitubyemere, oya hatanabayeho iriya nzira yo kubanza guciririma. Niyo mpamvu ino ndirimbo ahubwo byari kuba ari ikibazo mvuyiririma ntiboneke. Ntabwo byaba ari ikibazo, byaba ari umugambi w'Imana. Okay, sibyo Ane? Ane, iyi ndirimbo ifite, nayishyiraga kuri Bishop Gafaranga kubera yuko akenshi unarebye ukuntu yari yambaye muri video, abantu bari buyirebe bari gufata umwanya bakayanaliza, ubona ko iradepictinga, irasanisha ubuzima yari arimo n'ibyo muri kuvuga mu ndirimbo. Ngahita nkubaza ntese wowe wayiririmbye ukaba warananyuze muri ibyo bihe, uri umwe mu bari gutanga ubuhamya ubicishije mu ndirimbo, ariko babwira nkaho ari byo wowe wanyuzemo, ariko hari n'abandi baba bari kubicamo nona. Si n'umuntu wahuye n'ibibazo nk'ibyo Gafaranga yahuye nabyo. Hari umuntu umaze gupfusha inshuro 5, hari umuntu wabuze urubyaro, hari umuntu ushonje, hari umuntu wabuze ibyishimo kuva yavuka, hari ibigeragezo byinshi mu buzima, hari imisaraba myinshi twikoreye. Hari umusaraba w'ubujura umuntu aba yikoreye, ahora yambura abantu ariko kazi kari umujura. Ni byinshi. Indirimbo ivuze iki kuri wowe wanyuze muri biriya bihe, utangamo ubuhamya? Navuga ngo ubuhamya bumeze gute se, buri fresh, donc ubwanyabwo apana kuvuga ngo okay. Icyambere nkanjye nk'umuhanzi n'ubundi ubundi byakabaye byiza nyine ntanga ibintu numva, kubera ko nubwo nshobora kuririmba inkuru y'undi muntu, ariko kuririmba inkuru yawe byo ni ibintu akenshi bitananyorohera. Ngira ngo yari amaze no kubivuga, kuvunika kwabyo ntabwo binyorohera. Ngiye kuririmba ikintu nzi ko ari njye uri kwivuga biramvuna, kuko mba numva nakabaye ndirimbiwe n'undi muntu, kugira ngo urabona turi umuyoboro kugira ngo bigere ku bantu baruhuke. Hari igihe ngeraho nkumva nanjye umuntu yakandirimbiye ikintu kimvugaho kugira ngo nanjye nduhuke. Ibi bintu rero ari nabyo byambayeho no ku yindi, ariko siyo ndi kuvugaho, biramvuna kuririmba situation ndimo. By'umwihariko rero kuri iyi ngiyi nk'uko twabivuze, urumva Bishop nyine arimo cyane cyane cyane, ni imyandikire 100%. Asubiza muri filozofi, ndabyita ko 100%. Noneho nanjye aho mboneka 100% ni uko nza muri melody, nkaza muri style, ngendeye ku cyo bambwiye. Mu yandi magambo ni aho ngaho duhuriza, ariko kubitekereza ni umugambi w'Imana, ariko yadushyizemo ibyo, imwuzuzamo ayo magambo. Nk'uko yabivuze, hari atajyamo. Impamvu atajyamo ni uko nk'umuririmbyi imenya ibintu biri bujye mu ndirimbo nyine kugira ngo irangire, kuko nkawe ashobora kubikina muri movie izagira seasons nyinshi. Indirimbo rero y'iminota mike, ubwo nkwiriye gutekereza ndaza kubigenza gute kugira ngo ya message itambuke. Kuri njyewe rero bivuze ikintu gikomeye, bivuze kwibuka ku buryo ntazibagirwa, nk'uko nabivuze muri ya ndirimbo nyine sinzigere nibagirwa. Bituma ntakwiriye kwibagirwa kureba iriya ndirimbo. Nijoro nahoze nyireba, yarangiye muyifite muri computer, nkongera nkibuka ibihe, nkumva sinzi uko bingendekeye,
ariko nyine nkongera nkibuka ko icyo Imana yakoze. Rero bivuze amashimwe kuri njyewe, nubwo kuyireba ari nk'ubuzima, ni nko kugusubiza muri bwa buzima nyine uko bumeze, kongera ukabugendamo, ni nko kongera kujya muri ubwo buzima. Ariko kuri njye bivuze amashimwe, bivuze kwibuka ibintu Imana yakoze, bivuze kuvuga ngo n'aha ndahanyuze ndagushima Kristo. Ikindi bivuze ko nkwiriye gusangiza abandi nkabafasha, kuko nk'uko twabivuze umusaraba, buri wese agira imisaraba itandukanye. Twanabivuzemo ushobora kuba ufite buri musaraba, uwabuze urubyaro, ufite uburwayi bwanze gukira amaranye imyaka myinshi, uburwayi tutazi kandi agendana, tubona ko agendana we akaba abyimenyera ku giti cye, ni umusaraba we. Nakubwiraga ngo uwo musaraba utabasha kuvuga cyangwa n'uwo wavuga utari kubonera igisubizo. Mu kintu kimwe navuga ni uko yigeze kuvuga ko njya mbizanamo umwuka, nashakaga kuvuga ngo na Kristo yaje ku isi kandi agira ibyacamo. Uwo musaraba rero na Kristo nitubireba tuzabona ko yikorera umusaraba. Nabakomezaga, njyewe ndi hano mbakomeza, mbabwira ngo buri kintu icyo ari cyo cyose waba uri gucamo, buri musaraba wese, iyo nzira nta kintu bitwaye kuyinyuramo, ndagukomeje, nkwambitse imbaraga, ndi icyitegererezo kuri bimwe. Nubishima uzabibona ku buryo ukwiriye kuvuga ngo ubwo anyuze hariya akaba ari kuvuga ibi, nanjye ibi nzabicamo. Mvuganye n'umurwayi uri mu bitaro, umuntu uri ahantu aho ariho hose, sinzi umuntu uzaba uri muri prezo ko azabasha kubibona, kuko biri specific ari aho ngaho, kubera ko icyo twakinyuzemo nubwo hari ibindi twanyuzemo. Ariko ubu tuvuze ibi ngibi, nari mvuze ngo Imana iri mu ruhande rwawe, kandi uwo musaraba nyine buriya ni uwawe, sibyo? Rimwe na rimwe hari igihe tuba dushaka kwikuraho ibintu byacu kandi ari ibyacu. Iyo umaze kubimenya ubasha kubana nabyo, ukabaho bwa buzima bushima Imana, ko twamenye ko umugambi w'Imana uhora nyine ugomba kuza ukawufesinga. Kuririmba indirimbo bivuze ubuzima, kuko ngewe no kuririmba ni ubuzima, birahura. Hanyuma ubwo buzima bukaza kumvamo, bugatemba, bukaza kugera mu bandi bantu, bikababera ubuzima, bakabaho. Imana ibamugisha. Annette Murava, umugabo wavuga amagambo akomeye twinjira, atuma abantu benshi twibaza cyangwa ntitunayumve, ariko reka nkwibarize ku musaraba. Yezu bajya kumubamba, hari abamutwaje umusaraba, barimo Simon Pierre n'abandi batandukanye. Mu buzima bwa muntu rero hano nabwo hari igihe umuntu abona umuntu umutwaza umusaraba, ariko hari igihe umubura kandi ukawutwara, ukakugora ariko ukawutwara. Annette Murava ninde wamutwaje umusaraba? Ndaje ngere kuri Bishop Gafaranga, wari urahari? Ndashima Imana. Yego. Ndashima Kristo ko yamaye abantwaza umusaraba, kuko sindi bumere. Umuntu wa mbere wantwaje umusaraba ni Bishop. Kandi rero umusaraba rero ibuka Yezu bakubita bashorera bamubwira bati tugiye. Impamvu nuko umusaraba nanjye nari nkwikoreye. Twanyuze mu kintu kimwe ku buryo njye ndavuga njye. Izindi analize z'uko ari uko yari ari hariya, njye nuko mbizi ko ari we wa mbere wawuntwaje, afite uko yawuntwaje ku buryo uburemere bw'umusaraba ntabwumvise. Icyo kintu mze kirakomeye. Ubushize twaraganiriye tubwira yuko ari wowe watumye nibura agira agatege ko gusunika ibuye ryari imbere ye. Nawe uti ni wowe watumye ntumva uburemere bw'umusaraba, kandi wowe ni wowe, donc ni we yarafite umusaraba munini uremereye. Noneho hari umuntu witwa Annette ugomba kumufasha nibura akawusunika akawugeza aho agomba kujya. Niwe muntu wa mbere watumye ibiro by'umusaraba nagombaga kwikorera kiriya gihe bigenda. Nimvuga kugenda ndaba mbi space ni ukugenda. Ibindi bintu bindi byari ibintu byo ku ruhande, ariko uburemere bw'umusaraba ntabwo nari nkiri kumva muri icyo gihe, kubera ko nta nubwo yawuntwaje igice. Urabona ko akundi wikorera akaza akavuga ati reka uyu mufate, nibyo yankoreye. Ariko yaraziritse. Yarakoze. Umuntu uziritse amaboko yatwara umusaraba atega fa. Uko byibaza umuntu wari uziritse, uburyo yaje akawunkuraho gusa akavuga ntabwo nshaka yuko wikorera. Nicyo kintu yankoreye. Ibi ni ubutumwa mbona mu buzima buzamwe n'impamvu ndi kubihuza. Wa muntu ushonje kumutwaza umusaraba ni wa muntu umuha ku kiro cy'umuceri. Ni wa muntu umubwira ati uwaguha akazi ugahaha. Donc wa muntu wabuze urubyaro ni wa muntu umubwira ati reka dusenge, arawugutwaje. Mu buzima busanzwe ni wa muntu wabonye akazi ariko wambaye ubusa, arakubwira ati ambara ujye ku kazi, agutwaje umusaraba.
urafunze uri Bishop Gafaranga uri mu mapingu. Aneta aravuze ati ariko uri mu mapingu ndahari iteka. Icyo gihe agufasha kugutwaza umusaraba. Ariko ngiye kuri Gafaranga. Aneta avuze ko wamufashe gutwara umusaraba kandi wari uwikoreye. Wamufashije iki? Ikibazo uragisetse cyangwa ibyo mvuze birasekeje? Oya nibyo ntabwo ngisetse. Ariko wambwiye ngo smiling. Gafaranga yako kundi akantu kabwira uti smile tugiye gufotora kugira gutyo gashinge. So impamvu mvuga gutyo burya ujya uzanabyumva mu ngabo zimwe na zimwe kumva ngo ingabo ziri kurwana n'izindi ariko nyuma yabwo nazo zigasubiramo zikajya gusahura nyuma yabwo kumva ziri gusubiranamo zirimo ziranarwana ujya ubyumva hagati yazo kandi zanatewe sinari muri mu rugendo. Hari no kuba ingabo ziri kurwana zatewe ziri hamwe ziri gufatanya icyo bita kudasigana ku rugamba. Wabona mugenzi wawe yarashwe ukamuvuga ati ukamuzirika bande, wabona atari kubasha gutwara magazine wenda veni ukavuga ati we nta kibazo tugenda ajya nzitwara zose kandi atari ko mwese mutari ku rugamba. Niyo mpamvu bavuga ngo no mu gisirikare buryo uzasangamo abantu bashimiranira kandi bose bari ku rugamba. Kuri njye ikintu wenda mpamya ko naba narakoze niko ntago nigeze ibyo ntibazakubeshye. Nubona abantu mu rugo bari kuba uzari umuntu ashaka kukubwira yuko umugore wawe yanyara ku buriri nawe ubwo ukajya kubihasaka kandi mubana munararana ukajya ugatinyuka ukanabimubaza iyo udafite ukuntu ujera bya bintu. N'umuntu ashaka kuko ari umuntu ushaka gusanga no kutureba kino kiganiro afitanye ibibazo n'umugabo by'uko umugabo wasambana ataramufata ari ukumubwira gusa kandi ni namubishi ni nabyo byinshi ni nabyo. Hari umuntu wanze ise kuko nyina yamubwiye ko sari imbwa kandi noneho sabizi neza akayirirwa amwereka ibikorwa by'abagabo ariko kubera ko hari uwamubwiye akaba ari byo yafakasinzeho. Bivuga ngo rero burya nubona umuntu yabaye umugabo ntago ari uko cyangwa yabaye umudamu mwiza ntago ari uko burya aba yarushije kumva situation y'abandi ahubwo ni kabijeramo. Rero ngewe ikibazo cyari gihari ntago ari cyo nahaye agaciro kuko ndabyibuka ko ijambo namubwiye rya mbere ndi kuri burigade ntabwo ati ndafunze ariko nizere ko urugo rwacu rumeze neza. Niryo jambo namubwiye. Wabaye positive bingana gutyo? Arambwira ati sawa. Ndaje ndongera ndanamubwira ati ngewe kandi ntuze kugira ikibazo. Iryo jambo niryo namubwiye bwo ndashaka gusanga ari nacyo akunda kurushaho cyangwa ari n'ibindi akunda. Naramubwiye ngo ntiduze gukora amakosa kugira ngo ufungurwe vuba ariko urugo rwanjye ndutakaje. Niba shaka wagira ngo mfungurwe nonaha urugo rwanjye ruhubangane nafunga imyaka 5 nkazarusanga. Icyo rero nkimubwiye yumvaga ari nk'ibintu bitoroshye ariko icyo cyura kigendeyeho kuko nongera nabisubiremo aha sori kubivuga se uko njye nta muntu negeze ngora nta muntu negeze ndushya ariko ntabwo nigeze mburana na murava nkuko nyine byagaragaraga mu maso ahubwo byabaye nka movie zanjye njya nkina gakina filime z'uburyo iri burangire cyangwa se ukongeramo n'ibindi bintu ariko mburana ukuntu umuntu aburana kandi nyine n'ibindi. So bivuga ngo rero ntekereza ko turetse n'ibyo nyine hari andi mabanga y'akazi baragiye abaho yagiye atuma tukomenikana. Ndavuga ngo umuntu yahiriye mu nzu ntadapfunda imyotsi imitwe ariko ndabizi neza ko ari igihe nabaga ndi gupfa. Ndabyibuka umunsi banka bavuga yuko procedure ngumishijemo nari nanazinze cyane nazinze n'ibintu bimwe nabihaye abantu babwira ati nge ndatahirega. Hari ukuntu uba wiyumva uhamenya mu mutima wawe ukabona igisubizo atekerezaga ntabwo ari cyo kibaye ndetse no kumubwira nanamubwira ati baramutse banyongeyeho n'umunsi umwe sinzi niba nabasha kubaho guhumeka ariko nkimara kubimenya ngo bafashe umwanzuro ngo ngumemo. Ako kanya nahise nyine nibona imbere yanjye mbavuga ati se ninde mugabo ugiye kuhaba. Noneho njye nahise fata ari byo wenda bishobora kuzajya bigaruka umuntu nyuma ariko Imana izajya tuba hafi. Nahise fata ububabare n'uburibwe bwose nari mfite itagiyewe noneho mbwiyibagiza noneho nakinga kumubwira ati rero ntekereza ko utasase humura ariko warirengagizaga. Narinde of course. Aho rero yaracanganyukiwe narambwira ati kuko icyo gihe ubwo byari byamunaniye of course byari byanamunaniye kwiyakira
noneho mpabaye rero bihita bituma bimworohera, kuko ndatekereza ko nawe uri umuntu wasuye cyane, ndi murabizi ko twabivuganagaho no rwose turi mu kiganiro ntibari bumenye ibyo twagiye tuvugana byose, ariko urabizi nkubwira ngo twakubwiza gukora kuza umuntu usanga muri gereza urumva ufunze, ni wowe ufunze, ni wowe basubizamo ntatse imodoka ntayo, ahubwo ni pore bizarangira. Ariko iryo jambo nta kintu rero rivuze tuvugishije ukuri. Ariko icyo nashaka gusorezaho ni ko mbizi neza ko ninjye ahubwo wageragaho nkanga kaza, namuhaga na kondisiyo n'uzu uzaza usa gutya, ko ngiye bwageze ubu nyine mera nk'uyakiriye we kubera inshingano nyinshi, numva of course kuba uri mu nzu uri wenyine, kandi rero yafashe decision ikomeye kandi byabaye byiza. Twafashe decision ari nayo wenda n'umuntu nabishaka yumve, twarafashe guhera ku babyeyi kugeza ku bavandimwe bose turabakupa, kuko twavugaga ko nituza kubeseramo cyangwa nitubangeramo buri wese arajya agira amarangamutima, kuko uwo tuvukana nambona yambaye iroza ntabwo ari buze afokasinga ku rugo, haraza afokasinga ku mubabare ndi kugira. N'uri buze nawe areba murava, muramuzi abantu bajya bashaka kubigaragaza, ariko baravuga ngo ugize imbabazi kurusha nyina w'umwana abashaka kumurya. Abantu benshi bazi ukuntu angana, bari bazi ukuntu angana, bareba ukuntu angana, wari kuza ari uwo muri famiye yo kuri kote yakareba ukuntu angana, byareba umugore gufokasinga ku kibazo gihari, ku buribwe umwana wabo ari, uburibwe bw'umwana arimo. Ibyo byose rero Imana yaduhaye umutima ukomeye, tuba tubiretse dushyira ibintu ku ruhande twebwe ubwacu. Ndabyibuka umuntu yambazaga ngo ufite ikihe kibazo, naramubwiraga ati ikibazo ufite ni amafaranga gusa, amafaranga n'uwashakaga kuyama narabwiraga ati kugira ngo bigende neza. Niyo mpamvu byewe sore wenda nanabivugira hano, wajya duhura mu muhanda ngo wanze kudusura, ariko hari ubwo bwagezeho wenda nanabivugira hano bwa mbere, hari abantu baje kuri gereza ntibambona kuko ari njye wabihisemo, atari na gereza yanyimanye. Kuko sinekereza ukuntu uhaguruka ukava i Kigali n'umupfu agira nyirawo, nimba n'umurambo ubwawe utajya, ntiwajya muri moro, ntiwajya wamushyingura nyiri umurambo ntiwajya arasashwe ubwo ati nimunyihere umurambo wawe uje nyirawo ngo bawuguhe, ntibishoboka. Sabe wibise ubundi kwimajina umuntu yagiye kuri sashe kuri morgue, ariko uyu murambo w'umuntu atagenda muzi, ariko mwawuma ntibona buze nyirawo. Nimba icyo kintu oya nyirawo ashobora kuba hari kuvuga ati umurambo uko gushaka, nimba n'umurambo ushobora kuba waba wubahwa, njyewe nkaba ntari umurambo, nkaba nari mfite umudamu utuye ku nzira igiririma, mfite n'abana, kuza kundeba ugaca ku rugo ukabanza ukamenya mwaramutse, wumva ugaca ku rugo ugakomeza ukaziririma, ntabwo numvaga birimo icyubahiro, kuko numvaga ko kunyubangiye mbisubiremo ntabwo wanyubaho utanyubahiye umuryango ngo nta kintu byabimariye, kandi ntekereza ko ari umuntu wese ufite ubwenge. Rero kubwira umuntu uti of course wambuze gute, hari n'ejo ujya avuga ngo twarakubuze twabuze amakuru, nari ifunze ariko umugore wari uhari se? Ntabwo nari mara, ariko umugore wanjye yarahari kandi yarazi buri kimwe cyose. Ndahamya neza nashidikanya ko nta muntu n'umwe wigeze waka uburyo yambona n'icyo yakora mu gihe nari ifunze ngo aca hana mburi. Ariko impamvu ushaka kuvuga ngo ntawe utinya ishyamba, atinya icyo yahuriye naryo, niko twabigerageje. Umuntu akakuzanira ibintu bitarengeje 20,000, akakuzanira uburozi bugura miliyoni. Uburozi mvuga atagira ubwita ubutamikana, ahubwo amagambo agiye kukubwira. Umuntu nimba akuzaniye bya bindi muri kubaka wowe n'umugore mu gutwara umusaraba, we arashaka kubisenyesha ijambo, kandi muri buhita ubwira umugore ati twavuganye ibi, we aragenda avuga ibyo ashaka. Ibintu biri mu rukiko, n'ubundi bintu ngiye kukubwira none ntabwo biri buhite binkura mu rukiko. Urasanze ahantu baduha iminota itarenga 15, ntiwanakihangana uvuga ati humura, abana ufite abana biga, ese bari kubiga bate, ngo abari byunganizo nk'umugabo ugutangiye kumbaza gore niba bishaka deja no kubwira ati senyesha reka nkubwize ukuri cyose umva humura komera, nizishaka zibingo vene shawe wagiye ukabari zawe shaza kuna ati n'urundi rwarasenye. Urumva rero yubirebye, kandi burya abantu burya ntibazakubeshya igihe cyose wakira amagambo, nushaka kubona umunyembaraga gute, ariko burya yo nyuma iyo wicaye ukuza hari ibikugaruka. Ibyo rero nibyo bimwe na bimwe twadwanye nge nawe, twisanga turi kuba abantu bari gutsinda kurushaho tubivangavanga. Annette,
ikintu cyitwa gereza ntabwo ngende burebe iyo agafaranga yari arimo gusa. Hari gereza itafatika itariho ingufu. Hari umuntu uri kukureba utekereza ko ubuhamya buri mu musaraba ari ibya neti twamubonye nyine ababaye arira kuri social media bamuvuga ibyo bashatse pe nanjye nabireba nkababara kuko gafaranga yawe inshuti yanjye imbere yawe mbere yo kuza mu buzima bwe. Hari umuntu urimo arakureba nawe ufite umugabo ariko umugabo afite gereza runaka arimo. Ntabwo gereza mvuga ari uburoko buriya tubona ngo runaka ngo ariririma runaka ari mageragere no iyo ntabwo ariyo gereza gusa. Buriya hari na gereza yo kubeshya iteka umuntu wamaze ugiye ngo sinzi aho ngiye, iyo ni gereza koko ntabwo uzi ahantu ugiye. Hari gereza y'ubujura bya burundu kabisa. Hari gereza umugabo ukabuze neza ko umugabo we yica abantu kugira ngo mubeho. Hari gereza irenze iyo ngiyo se. Hari gereza yo kutamenya Imana kandi ukumva uriho wishimye uryohewe. Hari undi mugore mugenzi wa Neti Murava nawe ufite umugabo uri mu yindi gereza. Ndashaka kumuha ubutumwa ushingiye ku buryo werekeje umugabo wawe agakora uburoko bugera ku mezi 5 agasohoka by'agateganyo agasohoka kugira ngo igihano akomeze agikorere hanze. Asohoka muri gereza ifatika ariko n'ubundi buzima. Nese natanga ingero nyinshi za gereza. Igira ubutumwa umuha ushingiye kuhe mwanyuranyemo. Nshingiye ku byo twanyuranyemo ngira ngo kuko hari n'abasekaga impamvu mbikubajije hari abasekaga batekereza ko gufungwa ari kuri umuntu wamwambika roza bakamujyana. Ntabwo ko gufungwa gusa. Hari gereza nyinshi nyine buri wese yabyita uko ashaka. Icyambere nshingiye ku cyo avuze ngo hari aho twageze aho dukupa nk'abantu bose kubw'impamvu z'inyungu z'umuryango. Rero icyambere nabwira uwo muntu uwo mudamu nakunda umugabo mbere na mbere kubera ko namukunda bizamworohera kumufasha rero ntabwo ahita umukuramo aho ngaho hamunaniye. Byibura umugendera nyine gakeya. Imana iguha imbaraga zo kumwerera imbuto, Imana iguha imbaraga zo kumusengera, Imana iguha imbaraga zo kumwingingira no kumuhangayikira kuko iyo wahangayitse ushobora kugenda ugahagarara ahantu ukavuga Mana ningira amahirwe agataha ukanga nyine ukavuga ati akunda kuba ari hariya reka basi ngende hatagira ikindi kintu iyo yageze mu kabari ntataha reka ngende mpagarare hariya basi imodoka zitahe itagonza abantu. Ndabizi neza ko ashobora kuza gukora amabara reka akakana mukunde musengere muhangayikira. Iyo umuntu muhangayikira uhora wumvamo nyine ako kantu. Iyo ibintu bibi bishaka kukuganza uhora wumvamo ya marangamutima. Ikindi rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa yuko musigara muri bamwe mwembi kuko ashobora kuzakubohokera kurusha uko undi muntu yamubohokera. Ikindi ko undi muntu yamucira urubanza ariko mwebwe muri kumwe mwembi bishobora kubafasha kubaka. Rero mfashije uwo mudamu kuri buri gereza iyo ari yo yose yaba arimo. Hari nk'abantu bashaka kuba bagiye guterezwa cyamunara. Umuntu w'umugabo ugomba gutunga umuryango akumva bimeze gutya. Hari gereza nyinshi cyane. Hari uwo muntu urwaje umugabo utava ahantu aryamye afite pararizi. Mbese uwo muntu umeze gutyo muri iyo gereza ikomeye namubwira ngo namukunde amuhangayikire amusengere kandi byakabaye birangiye neza. Impamvu mbuze gutyo nuko hari igihe uburwayi burangira habayeho no gupfa ariko nabyo byibura ubwo buhamya buzaba bwagenze neza ko nimba ari ikintu cyiza. Nakunze kubivuga mbona abantu babiteho comment kandi turabakunda cyane abantu batera comment. Naravuze ngo icyiza ni ugutabaruka amahoro. Nivugiye gutyo ngo icyiza ni uko wajya ku rugamba igikomeye si uko ugiye ku rugamba aho gutabarutse amahoro. Nivugira ryo umuntu ahita yandika ngo ariko ngo uvuga ngo uratabarutse ngo uzatabaruka wapfuye ngo utabarutse siki ngo n'ubundi isi iracyagutegereje ariko ntacyo. Urugamba rumwe kuko abantu barwana ingamba nyinshi muri rumwe mvuyeyo amahoro. Nabwiraga uwo muntu ngo mwifuriza ngo muri urwo rumwe ruri specific ufite Imana iguha imbaraga utabaruka amahoro kuko nimba hari ikintu nasengeye nahoraga mbwira Imana nshimye n'Imana. Ntekereza ko abantu basa nkaho bari banyexpectinze cyane kuko nibwo koko nkiza. Ndashima Imana imbere ya Isimbi TV n'abantu bose bayikurikira. Kristo ni twese turarwaye
ndashima Imana. reka rero tasubire mu butumwa bwe neza kuko buriya muri editing ushema ashobora kuza kubivanamo nendaga guturika shimira Imana ariko hano urabizi ni mu rugo ntabwo iwawe se ntabwo ujya ukorora hano ni mu rugo nta kibazo urashimira Imana. Ndashima Imana imbere y'abantu badukurikiye kuri Simbi TV, ndashima Kristo, ndashima Imana ko kuri urwo rugamba ntabarutse amahoro, ndashima Imana ko nicanye n'umugabo wanjye. Ndabizi ubu abantu bashobora kuza kubiteraho comment ariko muyitere nta kibazo. Mw'abantu ndashima Imana aya mezi nciyemo uko nyaciyemo ndabizi abantu bose n'abantu bose twahuraga nahoraga numva ntuzuye. Wumvaga ari ikintu cyaburaga. Igihe twavuganaga net yahoraga yiruhutsa. Numvaga ananiwe. Nahoraga numva ntuzuye, numva ari ikintu twavuganaga iyo yanyitabaga alo awi. Iryo jambo yakurikizaga. Nahoraga numva ubuzima bubishye, ngasekana n'abantu, nkabyumva ko hari akantu kabura, nkagerageza kwambara imbaraga nk'uko yabivuze ngo hari ibindi bintu by'akazi, hari ibindi bintu ugomba gukora, nkabikora ariko nkabyumva ko hari ikintu mbura. Ndashima Kristo rero ko ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 yashimye yuko ayo marira rwose nyahora. Ndashima Imana ko amarira narize ku itariki 10 ari amarira yo gushima Imana. Hari abantu akenshi babayeho muri experience, ubwo ndacyabwira aba bantu kuko umuntu ari kunyumva ahora avuga ngo mporandira amarira y'agahinda gusa, kubera iki ntararira n'amarira y'umunezero byibura nyine kwa kundi emotions. Nahoraga mvuga wambabare kuri iyo nshuro noneho nkarira amarira y'ibyishimo. Rero niko kuntu byangendekeye Imana yanjye, nararize mvuze induru, umuntu wari uri aho ngaho we ahita atekereza ko bitagenze neza, yatekereje ko ahubwo gwenda bakase urubanza nkaho agomba kugumamo kubera ko byarananiye nsa nkaho ngize yampaye. N'ubwa mbere byari bimbayo, bivuze ngo Imana yankora ikintu nyine gikomeye cyane. Mwabantu mwarigiye umuntu aca mu ngamba nyinshi ariko akaba ataraca mu rugamba. Urugamba nciyemo ndashima Kristo ko nukuri ndagushimira. Numvaga kiriya gihe wari uri kuvuga numvaga urashimira agafaranga cyangwa ni ugushimira? Ndashimira umugabo wanjye, njyewe ndamushimira. Erega ndamushimira. Iki ni wenda nicyo kiganiro cya mbere nkoze, ariko ikintu mvuga ndacyumva ko kiremereye muri njye, nawe arakizi n'abamuri barakizi impamvu. Rero igihe wari uri kuvuga numvaga naguca mu ijambo nyine nkavuga ngo iyo wamvugishaga uri kunkomeza, hari igihe numvaga nta wundi muntu nshaka kuririra, noneho nkumva umuntu mfite kuririra yakabaye ari we. Natekereza ibiharimo nkavuga uratekereza uragenda ujye kuririra uriya muntu. Rero igihe yabaga yambaye izo mbaraga narariraga nka maximize, narangiza nkamusaba imbabazi nkamubwira sorry, numvaga nta wundi muntu naririra, urabizi ko nta wundi ndi bubwire. Izo mbaraga yambaye ntabwo nzigera nzibagirwa. Narabimubwiye, naramubwiye ngo yarancalenjinze mu buryo ntabasha kuvuga. Mw'abantu uzakora akantu kazacalenjinga umuntu azajya ahora yibuka, kuko ibyo bintu ni byiza muri, reka mbivuge, muri mariage ni byiza, ni byiza. Umuntu nagukorera akantu uzajya uhora wibuka. Warakoze rero kwambara imbaraga ku bwanjye, ntabwo nzabyibagirwa, kandi ndashimana ko yabikubashishije. Niwe muntu wa mbere watumye uriya musaraba utandemerera. Ibindi byaje ari ibindi bintu byo hasi. Nibyo duhura bwa mbere, mbishimangire, twari dufite iminota nk'ibiri, numva ariyo bari baduhaye cyangwa 3. Nicyo kintu cya mbere yahise ambwira, urugo rurahari, urugo ruracyahari. Niko yahise akubwira? Ndavuga urugo se rwajyahe. Ariko nanjye kubivuga gutyo ntugire ngo kurumva iminota 2 nta zindi detail muri buvuge. Buri wese yagomba kugenda akajya gushimangira ku kintu yavuze. Muri biriya bihe rero nibwo twashimangiranye amagambo akomeye cyane, akomeye cyane. Ndagushimira rero ko ibyo yansezeranije wabikoze. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kubashisha. Namwe bagabo n'abagore muri kumwe mushaka kuba muri guca mu bintu bikomeye, mw'abantu mwariga Imana ibitamo abantu ariko byibura kugira ngo bigire ikindi kintu bisigira abandi. Yavuze ngo hari uguterwa nawe umwe mukitera, ariko mushobora guterwa mukavuga tubwo dutewe reka dukomere.
mwaterwa birashoboka nta gitangaje kirimo, ariko ndabakomeje mbateye imbaraga, ndababwira ngo mukomere, mubwirane amagambo akomeye azatuma ejo ubundi undi mwaka muzawugeramo ukibuka iryo jambo rikomeye. Kandi ni ukuri nubwo bitaba ari twe ba mbere tunyuze mu bikomeye, ariko ntacyo bifate nk'ibihagije biri butume icyo kintu uri bukirenge. Nimba ari decision mbi waba wari ugiye gufata, ndakwinginze ongeraho gato, ejo hashobora kuba, ndakwinginze wowe ukabyara. Ibi bintu ndi kubivuga ndabizi ko nzumva testimony kuko twarazumvise. Mwami Yesu, ndasabye imbere yawe Mana, umuntu wari ugiye gutera intambwe yenda isubira inyuma kubera umugambi wawe ufite, ndakwinginze atera intambwe ijya imbere. Ni ukuri mbasabiye imbaraga, mukomezanye, ni mwebwe mu maboko. Abandi bo ku ruhande basabe, ababyeyi baraza, ariko narabonye ijambo rivuga ngo umugabo nimba habaye bishobora, ni ukuri kose cyavuze ndagishimangiye. Ntawe ari bubyumve ari kunyumvira gusa, ntawe ari bubyumve ari kumwumvira gusa. Ndashimira rero abantu bahisemo kutwumva twembi, ntabwo ikindi bureke kuko washoboraga kutakimbazaho, kandi ndashimira abantu mwahisemo kuko urimo. Ndashimira abantu mwahisemo kutumva Zakari, kutumva Murava, mukavuga ngo njye numvise urugo, kutumvira social media, kutumvira. kuko hari ikindi kintu giteye ubwoba cyabaye, nuko mpise nsimbuka ikibazo ngiye kukubaza. Hari umuntu ujya kumvira amakuru yacu kuri social media, uwo muntu aba yagiye ahantu, aba yagiye aho hantu ni habi cyane, nta makuru wahakura. Ndashimiye ko mutahumviye, ndashimiye ko mwahagararanye natwe, mbivuze imbere ya kamera. Nshimiye umuntu wari wese wahagararanye natwe, ndabashimiye mwadusizemo ikintu gikomeye. Werutse kuza kutureba Richard, uravuga agafuka k'umuceri ukitsa ijwi, zamura ijwi, dufite abantu agafuka k'umuceri dukwiye kumushimira. Dufite abantu tumenye. Erega iyo umuntu ari muri gereza ntabwo aba arimo arajya guhiga amafaranga. Mwaraducalenjinze, mwankoreye ikintu ngereka mbivuge nge wari uri hanze. Wera we mwana we, nari ndi hanze, nateragwa amabuye, nabaga ndi mu modoka bakaza bagakomanga ku birahure. Utangira kwibaza niba koko uri umujura, uri umwambuzi, nakoze n'icyo cyaha nakoze. Noneho ndabashimiye mwebwe mwahisemo kubireba kuko byari bikwiriye cyane ko mwari bufata undi mwanzuro, kandi nkabyubaha. Ndabashimiye ko mutafashe uwo mwanzuro, ndabashimiye ko mutatumye nirukanka ku musozi nk'uko koko babivuga, kuko byarashobokaga. Ndashimiye mwebwe mwamamagaye, ndashimiye mwebwe mwangezeho, ndashimiye abantu nk'uko yabivuze. Ndashimiye abubashye urugo rwa Bishop ariko babinshishijeho, kuko kwari ukunyubaha, kuko byarashobokaga ko utari bubikore kandi nkumva urumvikana. Ndashimiye umuntu wari wese wanshiyeho ngo tujye kumureba. Ndagushimiye Sabe, kuko wagombaga guhitamo ikindi, wari umunyamakuru wagombaga kwirikodinga, twari inkuru icuruza cyane muri kiriya gihe. Ndagushimiye wankozemo akazi. Nakunze gukoresha amagambo yo kuba abantu, hari abantu bankozemo akazi kandi nzajya ngenda mbashimira. Ndabashimiye kandi Imana mu ijuru ibahe umugisha. Nshimiye n'undi muntu uwo ari we wese abampamagaye, yaba ari abo muri iki gihugu. Ndashimiye na Shema ugiye kuyama none utarigeze uyama. Nta kibazo, ndagushimiye. Haraguha amakuru humura. Nabonye abantu baravuze ati ni Shema wandikodinze, niwe wakindikodinze rwose. Wa muntu abana twaririmbanye indirimbo yitwa Ku Musozi. Impamvu mbivuga, narabarebye turi kumwe, ndavuga ati imbaraga muzikure zo guhagararana nanjye umuntu uri kuvugwa gutya. Baranje baransubiza ngo twe nubwo isi yakugira gute turagukunda, tuzakujya inyuma. Ndabashimiye mwabana, abo mvuze muri izi, abo twaririmbanye indirimbo mu gihe tukivugwa kuri, kuko ndinde twayisohoye yaraje. Ku Musozi rero twayikoze biki, mwari ku musozi ubundi, twari tukiri ku musozi. Ndabashimiye ko mwahagararanye nanjye, ndabashimiye ko mutanyisumana kuko nk'uko isi iri kubivuga.
mw'abantu umuntu uje kuri YouTube bwa mbere urumva amagambo navuga yaba ari menshi, gusa uwo naba ntavuze n'izina ndamushimiye. Ikindi of course hari abo twagiye dukatinga kuko tutabahaye umwanya, kuko twumvaga nabo bari banze bakadiringa n'ibyabo mu marangamutima wenda bitewe n'uko bababaye, ariko turabashimiye kuko turabizera nyine twabikoraga muri ubwo buryo, ariko turabizi nyine ko muradukunda kandi murabona yuko mwakabaye muri proud. Ba nyir'ubwite baraza kubibona kuko wababara ari ukubona abantu bawe nyine babifurije icyiza byanze, sibyo? Rero abo ngabo ntekereza ko bari kubona. Rero mwarakoze kudutera ingabo mu bitugu mw'abantu, namwe ingo zanyu zizakomere, ndabibifurije n'abatarashyingirwa ingo zanyu zizakomere, ikindi dukomeze dusengerane. Mwakoze. Ane, ibintu uvuze mugira abantu benshi babakunda, ugira abawe gafaranga kagira bibura, niyo mpamvu hari abantu bagiye bafata uruhande, ntubarenganye, niko wari umugambi w'Imana. Byari kugira ngo mubone ubu buhamya, kuko nanjye byarashobokaga ko njya ku ruhande rwa gafaranga kuko ni inshuti yanjye, kuko sibyo gafata. Aneti yaje nyuma kandi urakira, kandi ngiye byabaye ndi mu Butaliyani sinari impari, ku buryo nibura mvuga ngo navugishije runaka yambwiye ukuri, navugishije runaka yambwiye ko dosiye iteye gutya, nanjye nashobora kugwa mu ikosa ryo gufata uruhande bikarangira n'undi umuryango udasenyutse, bikarangira nanjye nta kintu nubatse. Iyo ufashe uruhande umuryango ntusenyuke uburyo ubuhombye, kuko intego yawe bari kugira ngo rwa ruhande rwawe ruba ari rwo rukira. Kumbi ba nyiri ikibazo barashaka ko intambara bayifatanyamo, tutitaye ku buryo ibintu biri complex biragoye. Deje ibintu biri mu butabera ntabwo ubuzi ngo bizagenda gute, ubiharira Imana n'abacamanza. Icyo nshaka kukubaza rero Aneti, nawe ndi bukibaza, ntabwo ndi bukibaza gafaranga. Abantu benshi umubare munini bazi yuko wafungishije umugabo, ari nayo mpamvu uvugaga bati gafaranga azasohoka uhita rusenyuka, n'ubundi uriya mugabo yari yarakubititse, n'ubundi uriya mugabo uzi ibintu byavuzwe byari byinshi. Urabasubiza iki kugira nyine abantu bave mu rujijo? Aneti arimo arashimira umugabo, warakoze mwarakoze, mwatubaye hafi, mwanze ko, kandi benshi batekereza ko wafungisha umugabo. Ari nayo mpamvu babwira gafaranga bati n'abamusuraga akagera agafata umwanzuro ko batazagaruka, bazaga bamubwira bati umugore agukoze ariko humura, nutaha tuzafata umwanzuro mwiza. Bivuze ngo nutaha ntabwo dushaka kuzasubirana nawe, ariko mwebwe muri kutubwira indi nkuru. Turi kubabwira indi nkuru, igira igisubizo, ntabwo ndi bukibaza umugabo. Twebwe rero nta nubwo turi gutanga indi nkuru, kuko n'undi nibyo twari dufite. Iyi ntabwo ari indi nkuru kuri twe, kuko n'ubundi nk'uko wari ubivuze, aravuze ati abantu bumvise amakuru ya social media. Igisubizo rero aha ngaha natanga, ndumva navuga ati ntitukumve cyane amakuru ya social media, ni byiza, turahari twembi turayafite, ntitukumve cyane amakuru ya social media. Nicyo gisubizo naba. Bishop, ndabona wahonze wabaye nka nibyo, urumva umugore wanjye yarakeneye guhumeka, yaramaze iminsi rwose aragira ngo cyakoze gafaranga amaze iminsi yisaragira ngo abanze ahumeke. Urabivugaho iki? Mu by'ukuri abantu mu kibazo twitwaye mu buryo butandukanye, kandi ndavuga muri rusange igihugu cyose ababakunda, kuko ntabwo mvuga ko buri muturage yabakurikiraga inkuru yarebaga abantu bo muri social media n'abantu babazi, ariko n'ibinyamakuru mpuzamahanga byaranditse na BBC yarakwanditse, bivuze ngo ni inkuru yari yageze kure. Benshi batera amabuye umugore, kandi umugore asanzwe afite irindi icumu mu mutima ry'uko umugabo adahari, kandi hari ikindi kibazo twebwe tutazi. Natwe tugahindukira tukamutera amabuye tuti dore ahantu ujyanye umugabo, tumutera amabuye mu buryo bushoboka bwose. Wowe watumye umugore aterwa amabuye, igisubizo watanga ni ikihe? Muri filozofi z'abacamanza barakubwira ngo wagira ngo bibeshye barekure umunyacyaha, bafunga inzirakarengane. Muri filozofi yabo niko imeze, wagira ngo bibeshye barekure umunyacyaha, bafunga inzirakarengane. Ubwo bashaka ko batanibeshye, wenda banarije. Icyo nshaka kuvuga rero muri ibi bintu, buriya ni igikomere mba mfite kirenze ikindi, kirusha ibindi, niko nta bushobozi ifite bwo kuvuga buri kimwe cyose. Cyo no kuvuga nakita nk'iyicarubozo umuryango wanjye wakorewe, nta bushobozi ifite bwo kubivuga. Impamvu rero nta bushobozi ifite bwo kubivuga ni yuko ari ibintu byarenze ubushobozi bwanjye, kandi noneho ntari hejuru yabyo, ahubwo biri hejuru yanjye.
Shatse kuvuga iki rero? Waba umeze yumva icyo kibazo ni nk'uko ufite agahungu bita Aisha, nawe ufite akawe gahungu arya kawe kitwa Aisha. Nta kibazo. Urabona habaye nk'amasiganwa y'igare. Uretse gato banza nyumve Sabe. Ni nko kuba habaye harya byita ngo Tour du Rwanda. Yego. Byamara kuba ukahita uvuga ngo nzanire uwanjye Tokoma abantu barayizi igikorwa mu giti. Cya kintu cy'igiti. Wowe ukamuzanira igare ry'ikoranabuhanga warangiza ukabashyira mu muhanda ngo nibakora amarushanwa biruke basiganwe kandi igikombe ni kimwe. Cyangwa uwanjye ukamukorera ibirojana wawe ntacyo yikoreye ngo nibirukanka basiganwe. Ni nkacyo kibazo ubumbajije. Bishaka kuvuga ngo icyambere rego umugore wawe yatewe amabuye kandi hano arimo araduha ubundi buhamya. Nibyo nyine nkubwira. Umusaraba ari kutubwira yaduhaye. Abantu bari bumva bavuze urenze ibyo twebwe dutekereza mu mutwe. Abantu bari bavuga ubuhamya ariko se uretse nkubwire. Hari umuntu ushaka kuzana akaguha ubuhamya tukamukomera amashyi. Hari n'undi wazana akavuga ubuhamya bakahita bamuhamagara akitaba kandi ubwo buhamya wabwaniriza ugasanga burasa. Ni nkacyo kintu kiba kibayeho rero. Gafaranga nta bushobozi mfite kuko birimo ibyo utakunda n'undi atakunda. Kandi noneho atabikunze muri make nkorohereje Gafaranga. Annette Mukanya avuze amagambo akomeye. Umugore wawe yatewe amabuye ariko uretse gato kumvugira. Nashaka kubaza nka wigeze ujya muri laboratoire wagiye wenda watanze nk'amaraso. Yego. Ibaza uhuye n'umukirina akahita akubwira ati Sabi urwaye sida. Urwaye sida. Watanze amaraso ugahura n'umukirina akubwira ati kabaye. Kandi ubizi neza ko utanga amaraso wayahaye muganga. Noneho kandi ubizi neza ko muganga nyuma y'ibyo bintu afite ubushobozi bwo kuza no kugusuzuma izindi ndwara. Watinyuka kubwira muganga ko ari ikigoryi? Byaterwa n'imitekerereze yawe. Hari umuntu ushobora guhita yisararanga akavuga ati gute umukirina yamenye amakuru yanjye agahita hashya kandi muganga uri bwongera ukagira gute? Ahubwo nta gisubizo muganga arafata. Umuganga we nta gusobanura ngo rero byonyine ikintu kiri mwa bino bintu. Gafaranga ibaza uburyo Gafaranga ahamagarwa saa 10 agera ahantu saa 4 z'amanywa saa 12 z'umugoroba. Gafaranga n'imodoka ye ngenda kubwiza ukuri n'ibyo ubwanjye we ntitaye ku bindi n'ibyo ubwanjye nivugiye ndi kubiganiriza n'umuntu turi babiri saa 12 nimo ndabireba kuri YouTube ku buryo arimo mvuga ngo inkuru wayinjiramo kayinjiramo ndani ikaza gusanga Gafaranga. Ari nayo mpamvu byagiye bibaho wumvisha ko urabona umuvugizi wa RIB wabonye ko yagiye yandikiye abantu benshi kwizi nkuru zanjye abasaba kwitonda. Bahawe oningari benshi hari n'abahamagajwe. Hari n'ibindi byagiye birangira mutamenya, hari n'ibyagiye birangirira mu bushinjacyaha umuntu akanga kwirirwa yirukanka akabihaga akabikasoringa. Ibyo byose niko byari birimo ibyaha. Bisobanura ngo muri aka kanya rero nta bushobozi ifite bwo kuvuga ibyaha byakorewe murava cyangwa ahubwo twe turashima Imana ko gusa duhumeka. Byaba biruhije ariko turashima Imana gusa. Ariko icyo mbabwira keretse nguwaye nk'inyandiko imwe murava yanditse itagigaragara hazi kandi ba mu bushinjacyaha no mu rukiko ukayisohora. Kubera cyumva nayisohora se none se kandi nyine uri umunyamakuru. Annette aragushimiye mu kanya. N'ubwa mbere muhuriye mu kiganiro uretse cyagiye kuri channel yanyu mwarimo muramye muhimbaza Imana murayishimira ko watashye. Ariko wanavuze ko wayishimiye mu gihe wari ufunze. Ni cyo wabwira Murava mu maso y'isi? Murava abantu bayi benshi bateye amabuye bakamucira imanza bakagira gute gusa Imana mwenge ko nta ruhande nafashe ntitaye kuri mu mitima yanyu ntazi. Yaravuze ntaba bantu tabifuriza ko bazaba umuryango igihugu gikeneye. Gira icyo umubwira mu maso y'abanyarwanda. Icyambere cyo Sabe nakabonye kumubwira ibintu bihambaye ariko ntasingira ndi bimukoreremo. Nimvuga gutyo ashaka kuvuga ngo Imana imurinde bino bintu ariko ikibazo nareba ngasanga iyo Mana ngiye kubwira ayo magambo
cyangwa ibyo ngiye kubwira umudamu wanjye nta sindi bumujyanemo itandukanye niyo turi. Ibi ni ubuhamya nk'uko na Annette yabitubwiye. Kubivuga hari abandi bantu bashobora kuba bari kuba mu kindi kibazo kijya gusa n'icyanyu cyangwa se kirusha imbaraga. Yewe icyo namubwira rero mu maso n'ubundi ubwo ntabwo navuga ngo ya rubanda, nabyo namubwira byinshi byo mbimubwira turi na babiri turi twenyine, kuko ubu urugero ufite ibintu namubwira ntagomba ku buryo utaza kuza kuncungira hano ngo uvuge ngo ngiye ngo kuki avuze ibyoroshye cyangwa ibikakaye, kuko hari ibintu ntavugira hano kandi njye mubwira. Gusa icyo namubwira gusa kiruta ibindi ni uko yakomeza kuba umugore w'umunyembaraga, kuko nta na hamwe twageze Satani atabasha kurasa imyambi, kandi n'ubundi ibiduhiga n'ubundi biracyahari. Ariko icyo namubwira ko cyo nidukomeza nakomeza umuro, kuko ntabwo navuga ngo naramufashije ngo abe uwo ari we, kuko ingabo zose burya zijya abantu bose bajya ku ikosa ari abasivile, ariko burya ko gukorera amaraka n'ibiki byose burya biterwa n'ukuntu umuntu yahisemo gukurikira amasomo. Bivuga ngo si umwarimu gusa wagize uruhare, ahubwo n'uwigishwa nawe agira urundi ruhare. Ndatekereza ko nakomeza kuba uwo ari we azagera kure, cyangwa se tuzagera na kure. Ikindi ni umugore ukomeye nyine. Urabizi ko hano tutajya tunavuga ngo tutavugira kuri kamera, ngira ngo n'indirimbo impamvu yatinze wowe urayizi, narakuganirije. Twagiye duhura n'ibintu bikomeye. Akimana ikahawe. Ikintu rero kijya kinambabaza kurusha ibindi kuri ibyo uvuze, uyu muryango wicaye, hari igihe njya nicara nkanabwira Imana ati Imana waretse abo turi bo n'ibibazo duhura nabyo bya nyabyo akaba ari byo bigaragara, ahubwo ibintu bisa nkaho bitabaho bitanariho nyine bitugira abandi bantu, kuki ushima ari byo bitugeraho. Ariko gusa nkavuga ati ubwo ufite impamvu. Tunari hano hari igihe abantu bashaka gushimashima ngo bagafaranga bahuye n'ibibazo, ariko wenda ikintu reka nkivuga ko twatinya mvuga ikigeragezo ndimo kugira ngo atagira umuntu uvuga ko ndi kumusabiriza. Ntabwo bisi ko nahuye na Cyamunara muri 2023 hari icyo gihe banzaniriye, kukumva nabwo byarimo ibintu by'amanyanga nka 800. Ndabizi amanyanga nka 800 banzaniye Cyamunara, nzi ngo bagiye kunsanyira inyandiko y'ukuntu ngiye kwishyura, mbona ahubwo banzaniye iyo guteza inzu Cyamunara. Iryo joro nasuye mu nzu murava twitinda nkuru, uzamuka kuri etage hejuru. Naramubwiye ati rero tudasarira mu nzu. Navuga ati wewe wicaye mu modoka ugiye se tuwicara mu modoka, namujyanye iwabo. Navuga ati mwana Kecuru ni inshuti yanjye cyane. Navuga ati mwe mumufashije ugiye se? Ndaje. Hagiye parika ahantu ndacanganyukirwa neza, parika ahantu nakoraga n'amafaranga yanjye yahombeye, ndicara ndarira nyine ndaganira n'Imana isi irancanga. Bibaye nka saa 12 mpamagara umuntu wita manager, tumwita manager n'umushuti wanjye twakoranye, ngiwe turaganira. Fata imodoka yagombaga kugura miliyoni 10 icyo gihe, dushaka umuntu uduhe 5. Ndamubura. Ariko Yesu ntabwo yegeze avuga ati wa mwana we n'ubundi warankoreye, ariko ari byo namamaza uhure n'umuntu basi agufasha. Yamamaje ibidahari, ariko ndayishimiye. Ndongera inzu yanjye irananira neza nenda gusara, ewana ndemera ndavuga ati ndacyiteye icyuma mpamagara Sabe. Ndamubwira ati ngwino. Inzu tuyiteza Cyamunara njye na Sabe havuyeho iya leta. Dushaka umuntu, inzu yari ihagaze amafaranga arenga 150. Twashatse miliyoni 80 turamubura. Rero hari abantu bajya bumva ibigeragezo bakumva intambara abantu bahora nazo bakavuga mwebwe mubona ibintu bito. Ubwo ibyo nibyo mbashe kuvuga. Inzu nyiburire icyerekezo na kimwe. Ariko ntabwo ndi butinya kuvuga iki, kuko nimba wemeye kwihangana ko navuze ibyo byose byaba. Nabaye mu nzi imvura yagwaga nkaraho najyaga mutwita ngo turabyamamara, aho najyaga gufata igiti nkajya kuzamura ibati ngo amazi ameneke neza kuko nayibagamo itarangiye. Ariko ndashima Imana ko ayo kugahinda kose nagize, kandi bimeze gucyura n'abantu ushaka gukiniraho ishyano ryose.
kagezeho umuntu yananariza ati ngewe sindi bugurira nzo ndagura Murava. Bikura ikiganiro ati ngewe sindi bugura inzu. Byose uwo mugore bihwaniremo. Ibyo byose byagiye biba. Ariko isi beramo ibintu rero. Uyu ni Murava twabinyuranyemo rero. Bivuga ngo ni umugore waciye mu bintu bikomeye bihambaye. Njya nibwira Imana ati Imana wagerageje ukagaragaza indi version basi kubishoboye, ariko sinzi impamvu bikora, sinzi n'impamvu bikora muri izi nzira, nabyo ndayishimiye. Ariko nimba ari ikintu numva wenda nanjye nshaka kuvuga, ndashimira Imana ko yanzu yuzuye, iruzura neza 100%, ariko icyo gihe nayibagamo idasakaye. Ariko nanjye ndaha ndashimira Imana ko amafaranga nifuzaga icyo gihe numva n'uru rwose byari ibisazi. Burya ariyo mpamvu nabwira umuntu intambara urimo uranyuramo, kuba ikibanza cyawe cyabuze umukiriya wikumva ko ari umuvumo gusa, kuba inzu yawe yabuze umukiriya wikumva ko ari umuvumo gusa, kuko byashoboka. Yanze amafaranga nifuzaga, ndabizi ubundi abantu benshi barazi, mwarahiyeretse, bamwe baraje abandi bahaje ku ngufu, bamwe baje ku ngufu. Amafaranga nifuzaga na za nzu z'imbere zonyine barayagereka, kandi icyo gihe nifuzaga bazijyanye zose. Shimira n'abantu bose, nta undi munsi wo kuzabivugaho. Shimira n'Isimbi TV buriya kugira ngo iriya nzu ibe itararindimutse burundu ngo ibure. Wabi warafashije, wanyine wabigizemo ukuboko kunini. Rero ndashimira Imana ko yagukoresheje, agukoreramo. Ari nayo mpamvu njya nibaza nimba ushaka kwica Isimbi TV, iyo wari uzi Isimbi TV abantu izura, iyo wari uzi abantu iha ubuzima, kandi mu buryo bukijijwe, reka muvuge bwiza, bwungura impande zose, kuko uburyo business yanjye yarangiye hari n'abandi bungutse, kandi nanjye sinahomba, hari n'abenshi bahombye. Yego. Rero ndashima Imana. Ubundi nabwiraga madamu wanjye yakomeje kwihangana, kandi n'ubu barakihangana. Rero uko byagenda kose nanjye nzagerageza uko nshoboye, uko nshoboye. Ndazi neza uko byagenda kose urugamba rwarangira mu myaka 5, rwarangira mu myaka 10, ariko uko byarangira kose, naho tutakemerwa nona, kuko urabizi ko murambikubwira, ntabwo turi kurwana urugamba rwo kugira ngo twemerwe nona. Utuvugana na Mandela ari kwambarwa ku mipira ubu ngubu, kandi akiriho ntibabayambaraga. Utuvugana ba Che Guevara ingofero yiwe irahenda, kandi kera mu gihe yararimo ntago mu myaka ye ntawayambaraga. Utuvugana Kadafi nibwo bari kumenya uwo ari we, ariko mbere bwo bamwicaga bumva bari kwinezeza. Utuvugana rero nyashima Imana yuko burya igituro cy'umugabo muzima naho cyamara imyaka 300 kijya cyongera kikagaruka kigakora ibintu bidasanzwe, naho tutakemerwa nona. Ariko ndahamya nashidikanya ko igihe kizagera abantu bakabona ko ibintu twakoraga byari iby'agaciro. Imana ibahe umugisha. Amen. Annette, mu gutwara umusaraba hari igihe umuntu agera igihe akumva kwa kundi Yezu yagwaga, akumva waguma hasi, ukumva n'ubundi byarangiye, n'ubundi aho ngiye bagiye kumbamba, ntabwo ngiye kubona umukiro. Mu gutwara umusaraba wawe, mu bibazo byawe, nta gihe cyageze ukavuga uti ariko hano umugabo ari ni habi. Yego we ntibajya kuri social media ujye kureba ko ari gupfa, ntabwo ari no kongera guhaguruka ngo ujye gusura umugabo. Nta gihe cyageze ukavuga uti man, ndabona n'urugo ngiye kurubura. Ukumva muri wowe bitangiye ijwi iribi bitangiye kuganira rikubwira ikinyoma ko nta rugo ruhari, kandi urubona urufite mu kibazo, ukumva ntabwo ureba neza imbere. Igisubizo kuri icyo, itariki ibicurane cyangwa ushobora gusanga ari amarangamutima atangiye kuzamuka. Igisubizo kuri iki tariki 7 z'ukwa gatanu, hari ikibazo nibajije, ariko nta kibaza njyenyine, nyibaza Imana. Hari akantu ejo bundi nabonye kuri TikTok, ariko nkumva uwo muntu muri kuganira, hari n'umugabo wagiye muri gereza, ni cyakavuga ati njye nemera ko Imana ivuga. Ubwo nashaka kubanza nkasasira ko njye nemera ko Imana ivuga, kandi nemera ko ivugana nanjye. Hanyuma ndayibaza, mfite ibyo nayibajije, kuko nayibajije uko bigenze ntiyansubiza. Ntabwo yansubije iryo joro, yansubije bukeye mu ijoro ryaho.
iransubiza, maze kunsubiza rero iryo joro ni ukuvuga ngo ryaraye ariho ndi nyine ko ntacyo ndi kubona noneho ako kanya. Itariki 8 rero Imana insubije cyangwa 9 ngira ngo, kuva ubwo kuri iyo tariki nuko nawe navuganaga nawe arabizi, kuva ubwo kurambarara kose nagize sinigeze mvuga ngo byarangiye byacitse. Nahoraga numva noneho ahubwo nyine ari wo mwanya wo kugira ngo nahahengamye hahagarare. Nicyo kintu nshimira Imana yanshubije muri icyo gihe, kandi nahoraga ndi surprised nkavuga ibi bintu bishoboka gute. Mbese muri ariya mezi ntabwo nigeze numva ndambaraye ngo numve ko byanze bicitse, ahubwo nahoraga mvuga ngo rya jambo nakoresheje ryitwa egera imbere gato, ahari ejo byagenda neza. Yego, kandi ndifashishije n'abantu bakora. Yego. Umuntu akomera ate mu kigeragezo nka kiriya? Donc uri hagati mu nyanja, urumva wowe n'umugabo mwarohamye, abandi nabo n'abandi nabo urumva net ari wo warohama gusa, kandi n'umugabo aravuga ati njye na net tuzamuka. Wenda hari n'abashaka ikiganiro yitaga ngo inyanja twogamo, n'abashaka kumukurura uburyo yari bundekure cyangwa abandi bakankurura. Hari abakeneye gukurura gafaranga gusa bakumva ko Aneti we yawe, none Aneti nawe ati ndakurura umugabo wanjye, abandi bati reka tubakurure bombi. Byonyine reka twumve iyo scenario ubusobanuye. Yego, ni ukuri niyo ntakurirwa mvuga, abantu bumva icyo kintu cyitwa mu nyanja harimo uko gukururana bimeze gutya. Nashaka kuvuga ko atari urugamba rworoshye, mu by'ukuri ntirwari rworoshye, ariko rwaje koroha kubera ko abo bantu ntabwo byari amaboko gusa, bari bafite nyine izindi mbaraga zabazirikanyije ku buryo byari bugorane. Ni ukuvuga ngo hashoboraga kubaho imbaraga ariko bakomeza bibaza ko aka kagozi katari gucika, ko abo bantu kwica aka kagozi katari gucika, gukururana bigakunda akanya ntiwara ariko nyine bikanga nyine kubera umugozi wari uhari. Ni umurunga. Nshimira Imana, ibintu byinshi urabizi ko ujya ukundana nimba ari ubinsereza sinzi, ariko kubera ko ibintu byose ngo nkunda kubishyiramo Imana, kandi ni nabyo ndashimira Imana. Imbaraga, ijambo ry'Imana avuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ni aho ngaho. Hanyuma ejo bundi Gafara, ubu niwe ngiye kubaza umusaraba wawe wenyine. Hari akavidewo kawe kasohotse gatoya, muri ikinyamakuru cyagakoze inkuru ndabikoherereza, nawe umuntu abinyereje ati mbabarira umubwize dufashe iki Gafaranga ko mbona inzara imwisha ku rugo noneho rwamusajije. Sinzi niba ari video mwakoze, niba ari indirimbo sinzi, bashobora kuba barabonye amashusho ya hirya no hino atambuka bavuga bati disi uyu mugabo atoya amashashi disi. Ubwo ndashaka gusubiza abantu bakuru bagukunda ariko baba batazi gukontorora amashusho no kumenya ibintu bijya mbere n'ibi. Nanjye barampamagaye benshi, ariko mwarumva kuko njye nkunda imisatsi mu buzima busanzwe. So nakunda kurumva rero none gushashaga mvuga n'umuntu nyogosha nambwe atero kubora nkogosha umusatsi ntabwo uzongera kumera nka kwa kundi. Ikindi cya kabiri nari ifite akazi kari hariya nandi gukora uzi ntari buvuge, kandi noneho nakubeshye mwanya w'ibyo ubona ko ufite n'amabavu mu biganza. Namiraga nkaho nindi gukoresha imbaraga nta n'umwanya ndi kubona. Icyo gihe rero of course nyine hari ibintu nk'uko abantu babivuze mbona kuri kamera gutya buri munsi, ariko nza nayo n'urugero nje nambaye gute Sabe ntago nabivuga kuko wazanye n'umugore wawe niwe ufite uburenganzira bwo kureba, ariko byonyine fata nka kuriya kuntu naje nambaye wisu kwicara kuri kamera abantu bavuga ati muteranyirize Gafaranga yasaze. Rero bisobanura ngo nico kintu undi kikwereka. Sinzi umusaza wigeze kubibwira umusaza mugenzi we, abantu bazi iyo nkuru barayizi, ngo urugo ruhoramo ngo rukubuye ngo rutagira imyaka yo kwanika, hano banitse soya, hano banitse ibigori, hano banitse amasaka, ntago hano habasa neza nk'ahantu hatagira ikintu kihanitse. Iriya shusho rero babonye yari ishusho y'umugabo wari uri mu kazi k'umuryango kandi kawufitiye akamaro. None ahubwo cyakoze mbaza ngo njye bwa mbere mbifata nagakoze numva ari nk'akantu mvuga ati numva ari nk'akantu bari buze kubyoroshya, ariko ifoto iriho ya mbere ahubwo nta nubwo ari aho. Ifoto ya mbere yabibanjije ko twagize bya byago nababaye kwa ku buryo umuntu yibabaye, umuntu yaba yari umuririmbyi araririmba, undi yaba ari umusiza agasiga. Ngero ndi umunyendo wahariya mbangashyizeho buriya n'indi no kwa muganga, wagira ngo ahubwo none umuntu tekereza ibyo ndimo ndanyuramo, ahubwo barahushije bakubitaho bitari, kandi bajya mu nzara nuko ngo ubuzima agahinda nari nagize kari katurutse ku byago twagize twembi. Ahubwo itabisanisha nk'ibya binavuga ngo abantu bakurura ku rwego rwabo.
ati kabisa ati Ubuzima ngewe DC ati uwa mbere unyeretse ukuntu ushaka urumera ati nkwigiyeho sinzigera nzaka none nirebeye mbona kuri TikTok mbona abantu banditse udukomete nk'ijana na 50 ati se aba banyagwa kunyanya no muri studio nashama kamfatura neza akediting ko batajya bavuga ngo none harasa ko batajya banahoya ko nta tukomete nyambona bashyiraho none wasigaye none nifata n'iki video of course nk'umukinnyi wa filime ndanactinga nigira gutya hano nakondaga buryo bavuga bati none atemba baba none kuri ngewe rero nk'ababeshye zira foto zira video narazenjoyinze simba nanazihagaritse ahubwo murabone wagize ashyiraho ngatisha ariho yabindi ndaza kukabereka kakavideo wongere barebe ukuntu gafaranga yajijishije ariko narari ikintu cyabejeje nta kintu cyane nimba ari ikintu kibaho nzi ni ukwibeshya umuntu uko afite amafaranga nk'umutindi burya murabimubwira ariko yageze mu cyumba ararira ariko nimba ari ikintu kinezeza ni umuntu uvuga kuri mu bihe bibi by'ubutindi ubizi ko hagaze neza cyangwa ufite ikindi kigeragezo gitandukanye n'icyo bari kuvuga ibyo rero nibyo byatumye nkomeza kugenda shyiraho ibaze ko kuri TikTok nagiye mbona hariho comment 500 tabaga ati kumbi bantu noneho bwanagezaho kugira ngo njye mvuga reka ndebe koko abana ari n'inshuti zanjye nkabavanga nkabashyizaho akandi kavideo gasa neza jya kuri TikTok yagireye aho nashyizeho ifoto ngaragara neza nta nubwo yagize like 100 ariko handi meze nabi umva ikintu bivuze ntabwo bashaka kumera neza urakoze cyane wasinye bivuze ni ibitekerezo bigaragaza niba umeze neza nta muntu uvuga ati gafaranga uraberewe gafaranga haleluya babona kubiseho ifoto wibereye mu kazi cyangwa hari ikindi ushaka kutwereka bakavuga bati DC yo wa mugabo harya ngwino urebe do harya we uyu se so undi ufunguye ejo bundi uzi yuko urugo rumusajeje akusha Aneti azamuretse koko ane Nyagasani yarahabaye sinzi icyo mwavuga mwembi tukagisorezaho ariko umusaraba n'indirimbo buri muntu ari buze gufata akayishyira mu buzima bwe akayisanisha n'ikibazo cye akayisanisha n'umusaraba we hanyuma ibyo Aneti yagiye babwira uburyo umuntu akwiye kwitwara mu kigeragezo mu bihe by'uburibwe ikaguherekeza nicyo navuga ni iki ushaka kuvuga tugisorezeho n'agafaranga amasegonda makeya ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo amen amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Haleluya. Ibibazo wibaza tumbira Yesu cyangwa Yesu. Hano hasi hari indirimbo mugomba kureba ubundi mukabaha ibitekerezo ikadufasha gutwara imisaraba yacu buri muntu arawufite. Gafara waravuze ngo tujye dushima ibintu mu byiza. Uyu mugore wawe yigeze gukora indirimbo yitwa Niho Nkiri. Hari umuntu ungana nawe ukiri hahandi yavuze kudahabwa agaciro muri bwa buzima uzi wowe wagiye uririmba cyangwa wagiye ukoramo filime kandi rimwe ngo tujye dushima mu byiza no mu bibi. Iryo jambo araryumva cyo kintu nsoreza wa muntu uba mu buzima bw'ibibazo kimwe kirarangiye haje ikindi kimwe kirarangiye haje ikindi bikaba uruhererekane kugeza abaye mukuru hari n'igihe bamushyingura kiri mu bibazo n'ubundi ahubwo kuba waba uri umuntu ufite ibibazo kandi ukaba ukiriho ikibazo si ibibazo ahubwo ikibazo ni uburyo Imana ibasha kugufasha kunyura muri ibyo bibazo kuko tujya twumva abantu bagize ibibazo bagasara tujya twumva n'abandi biyahuye rero ikintu cyane kiremereye ntabwo ari ibibazo ufite ahubwo ikibazo ikintu kuko n'ubundi ni ikibazo kuba waba uriho uri umuntu utagira umushahara uzwi buri kwezi uhembwa kandi ukaba uriho. Ikibazo ntabwo ari uko ndi kwibaza ukuntu ikibazo ntabwo ari sida urwaye ahubwo ibaza ukuntu kuva 9 n'umunani bagupimyemo sida nta n'igisaho ukaba utarapfa
umenye icyo kintu cyonyine kita kikwereka yuko ikibazo si sida. Tekereza ko guhera muri 2 bagupimyemo diyabete na kanseri n'izindi. Ibaze yuko washatse umugabo bakubwira yuko mutaberanye mutazanarambana, ukaba mumaze kubyarana abana 8. Ikibazo rero ntabwo ari ibi byo batuye, ahubwo ikibazo kirimo n'ishimwe ririmo n'icyabarindiye muri bya bindi abantu babatuyeho. Rero ikibazo ntabwo ari ibibazo urimo uranyuramo, ahubwo ishimwe ririmo n'ukuntu Imana iri kubikunyuzamo. Ukumva inkuru z'abantu bafite amafaranga, bafite n'amashuri, ukumva bapfuye kandi ukumva bishwe n'ibibazo. Sinzi nimba uri murumva icyo kintu. Ukumva umuntu yishwe n'ibibazo yari afite amafaranga wanamukoreraga, wowe ukaba ukiriho. Icyo cyonyine kikwereka yuko burya ibibazo bitadukanga, ahubwo Uwiteka ajya akanga bya bibazo. Komere uhumure. Icyo nizera cyo ntazagira umuntu ukubeshya n'umwe. Nta kigeragezo na kimwe cyakuremewe nk'uko uvuga ngo ngewe ngiye ku ruganda ngiye gukoresha ishati izaza ari iyanjye gusa. Nta kigeragezo cyakudodesherejwe wenyine. Iryo kote uri kwambara ryambawe n'abandi kandi baba abagabo, baranatabaruka. Si we wenyine uzapfa udakoze kuri miliyoni, si we wenyine ugiye gupfa udashatse, si we wenyine upfushije umwana arangije kwiga. Ibyo bintu byabayeho kuva na kera, ahubwo ntibigukange ngo ujye kubaza. Hari umuntu ubona ibibazo byabaye byinshi akajya kubaza mu bapfumu cyangwa akajya kubaza ngo nibamubwire uko isi izamera. Ariko ndakubwiza ukuri, nta muntu ufite formule y'isi keretse Imana mu biganza byayo. Nicyo nakubwira. Nta muntu ufite ubwonko bwizewe ku isi. Komera. Naho rwose ushobora kuba ndi umugabo wisanze kurya bitoroshye, ndi umugabo wisanze kuba umuntu yavuga yuko ndi umwesikoro ndi buhakane kandi ifite umwenda wananiye kumwishyura. Ndi umugabo wisanze kuba umuntu yambwira ati wakibwa we, bitewe na situation ndimo nkahita mbona koko ndicyo, nkavuga ati uzi kwitegereza mugane wa musaza nkigendera. Hari ahantu hagera hakagusaba yuko gusugira umutima ukomeye, yego, ukareka Imana igakora, kuko nimara ibintu maze kwemera Imana iriho irakora. Gusa ikibazo murambwira abantu Imana batwigisha niya nyayo biratandukanye, kuko buri rundi umunsi uzagera buriya abantu batagira ngo ndicaye gusa. Ubu tuvugana iyi telefone yuzuyemo rekodi z'abapasiteri bibibwa, bahanuye ibinyoma muri dosiye yanjye, bohereje amavoisi y'ububwa. Uwiteka azamfasha, njye sinzamera nkamwe, ariko nzabikorera kugira ngo mutazakajya mukomeza gutuburira abantu. Bivuga ngo rero Imana babigisha ni Imana y'ukuri, birahabanye. Imana yacu ijya yemera ko byose bitugeraho. Imana ya nyayo yacu mvuga ijya yemera ko ujya mu rwobo rw'intare ukavamo, ijya yemera yuko ujya mu muriro. Kuko ndakubwiza ukuri Sabe, uwagarura Yesu wa cyagihe mwiriya myaka bakamugarura muri 2026, nitwita abasirimu nibwo babona ko turinjije. Bakazana umuntu bakavuga ati uyu niwe Yesu, bamara kumuzana twaranamuyobotse, ukabona nyuma y'amezi 5 umugabo bamwambuye ubusa bari kumuzengurutsa hano muri ropo. Ntabwo uwo mugabo wakomeza kumwizera nka Yesu, kuko bamwitaga umwami wa ubundi wamugarura. Njya mbwira abantu ngo uwagaruriye shusho ya Yesu nyanjye nza gusanga nanjye narindiho, ndi mu bagabo bari kuburiya. Niyo mpamvu buriya Yesu ujye ubona inkoni yakubiswe na nizitukiziryozwa, niko n'ubundi bari abantu bo mwakira gihe nanjye ntaho dutandukaniye. Nanjye yoba narindiho, ndi mu bantu bari kuba bari kumwaza Yesu uti ni mu mubambe n'umwami w'abadayimoni yigiraga umuntu wa danje. Kuko ntabwo wakizera ko Imana ivuga bikabigategeka igakomera, abayambura ubusa ku musaraba bakayidiha. Umugabo bakamufata bakavuga ati sora, yakisakasa kagasanga nta musoro, bakavuga ati cara hariya ramishya. Kuko uburyo umuntu wabuzi barate mwese mu buzu ukuntu aba yasuzuguritse. Yesu avuga ati icaraho rambya, fata mwe muntu umwe ati ngaho genda ujye kuroba ifi uzane twishyure. Bivuga ngo mwakiragira rero gusanga Yesu bamwicaje yarambuye amavi. Nge nanjye ntabwo nari bumwizere, ariko Yesu ajya ntangaza. Nimba ajya ntangaza rero, kandi nawe ubwo akaba yaritangaje, akaba ari naryo zina rikuru ririho, akaba ari nayo musitari mukuru duhagarariye, n'uvugwa kenshi inshuro nyinshi. Kandi Yesu ntabwo bamuvuga ku mirimo yo mukuruye. Urihangana ndatinze. Yo nkuruye Yesu neza nkamureba, nta cyiza cye kijyanye n'ikiremwa n'ikibiri cyari gikeneye,
wanayatuzaniye. Ndavuga muri cya gihe yari ahari imbona nkubone, ntago yegeze aza ngo akureho ipfubyi zose zirezi azizurira ababyeyi, ntiyegeze aza ngo ahantu heraga imyaka imifuka 10 here 60, yaraje avuga ati njye sinje gukuraho amategeko, nje kuyakomeza. Araza abantu barakomeza barapfa, abamburwa barakomeza baramburwa. Ari naho wa mugabo rwose nawe yemeye gutanga ibyo yambuye byose, bivuga ngo ntago batwereka umwe, kandi ntago ari umuturisha w'ikoro wari uriho wenyine, wari warambuye abatindi, si we wenyine, hari hariho n'abandi. Yesu yarihitiraga. Rero Yesu wakoze kari akantu akemera bakamucira mu maso, nyaboneka umwana w'Imana. Nujya ubona bari gucura umuntu mu maso, ejo bundi urubanza nabonye rw'abantu bagera muri 6, ngiye nahise ngira n'impuhwe kubera uwari urimo afite akana, bakubise igisambo cy'igare kirapfa, ngo kinapfuye bazana umuriro ngo barebe ko kitipfishije sabe, sinzi niba barabona ko gakuru. Rero muri aka kanya nyaboneka ushobora gusanga kiriya gisambo wenda bari cyari igisambo mu yindi minsi kurya munsi ari kizima uko nanjye mu rugo twari abasore benshi, nageze kubivuga, twari abasore benshi batagira icyo bakora, ku buryo ahantu hibwaga muri karitsiye bazaga kudusaka. Ndabyibuka umunsi umwe begeze kudutimbagura mu rugo hose, hari ahantu baciye ibitoki bayibuze babikekeye iwacu, tugiye inkoni zari zemewe n'icyo bita kandoye. Ubu mbona ndi mu bagabo begeze guhambirwa kandoye n'uruje n'imyaka 10. Kandoye urakazi kwa kundi bagufungira inyuma agatuza bakagatonora karega, bari kudusaka ibitoki. Bishaka kuvuga ngo rero nyaboneka n'ujya ubona umuntu bahambiriye akandoye, nukuri kose ushobora gusanga uwo muntu by'umwihariko kuri social media kuko nabwo batuzirikira here baratubaha. N'ujya ubona umuntu bari kubohera kandi ugaceceka, n'ujya ubona umuntu baziritse akandoye, nyaboneka ajya birinda gukubita. Ushobora gusanga ari Kristo uri kwigendera. Kristo mvuga ntago ari uwanyenda, ndavuga uri guca mu kigeragezo nk'icya Kristo, kuko yarivugiye agiye kugenda ngo unkunda wese nikorera iki umusaraba we ankurikire. Rero ikindi nasorezaho, twasohoye indirimbo nziza, kandi mwarambwiye ngo umuhanzi rwose mwaranjyandika agati gafaranga doruveteje umuntu yari umuhanzi, nyaboneka dore nanafunze twagerageje gusohora 2 nyana yababwiye n'ubushize nimba haragerageje gupostinga murava yasita yenda gukura amenyo, nanjye ukapostinga nambaye rose nta nijwi ryanjye ririmo, ntibikubera ikigeragezo gupostinga indirimbo ndimo kuvuga, ntakura buhomba kuko warishinye mu gupostinga ko gafaranga yarafunze. Bakozemo indirimbo mwabinyamakuru mwe rwose igihe Nyarwanda n'ibindi, nta muntu utarigeze uvuga ati gafaranga uwo muzi ku izina rya Bishop ubu noneho nyaboneka mwaradukoze twishi n'udukobwa twiza nabonye ku Nyarwanda. Ubu nimwongere mvuga ati gafaranga undi uri kubisha umugore bakamufunga, bamurekuye yakuze indirimbo na murava, mujye wo muyirebe nyaboneka ngiyi yasohotse. Annette wakoze cyane, warakoze kumvira ijwi ry'Imana. Bishop Gafaranga warakoze kuba umugabo. Mwakoze abakurikiye ikiganiro, amakuru n'ibiganiro hano nakagaruka. Bye.